handitse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana. Ibyo nukuri naguhawe n'Imana. Umunsi wane baga mu maso ukanyemerera ko tubana. Ni wowe rukundo nari ntegereje, ubusore bwanjye nabumaze ngusengera, none tugiye kubana n'umukunzi wanjye. Ni wowe rukundo nari ntegereje, ubusore bwanjye nabumaze ngusengera, none tugiye kubana n'umukunzi wanjye. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa. Ese mbyite paradizo, singitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba. Iminsi yanjye ihora ari Sunday, 'cause of your love my baby. Nami nakupenda morning to night, my desire, my reason to live, darling. You, I have a malaika, 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 malaika. Njafitaka malaika, 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 malaika. Muraho neza. Nagira ngo twifurize ikaze turi mu biro by'irangamimerere y'umurenge wa Bweramana, aho kuri iki gicamunsi tugiye kwakira amasezerano yo gushyingirwa hagati ya Nyagahene Antoine Mwene Bihayire Leopold na Nyiragisigari Gaudence, usezerana na Mujawayesu Genevieve Mwene Harerimana Samuel na Mwambarangwe Keziya. Aba bageni rero mwaherekeje, twatangaje gushyingirwa kwabo hashize iminsi 20, dutegereje ko hari uwagaragaza ko hari impamvu afite yatuma tutakira gushyingirwa kwabo, cyangwa se wagaragaza ko hari inyungu ze zaba zibangamiwe mu gihe Antoine na Genevieve baba basezeranye byemewe n'amategeko. Kugeza kuri iyi saha ntawe twari twabona, akaba ari nayo mpamvu mbatangaje ko tugiye kwakira gushyingirwa kwabo, ariko nanabasaba ko niba hari ufite impamvu yatuma tutakira gushyingirwa kwabo, uyu ari umwanya wa nyuma hawe kugira ngo abe yagaragaza ikibazo yaba bafiteho kugira ngo gikemuke. Hari uwaba ari muri iyi sare? Nawe? Cyangwa hari uwifashe? Ubwo ntawe. Murakoze cyane. Nagira ngo mbaze Nyagahene Antoine na Mujawayesu Genevieve niba baje hano ku bushake bwabo. Ubushake bwanyu? Twaje ku bushake bwacu. Muraziranye neza? Turaziranye. Muzireza rero uko ibyo mugiye kwiyemeza kuri iyi gahunda mwafashe ni ibintu bikomeye cyane bigengwa n'amategeko, bizana n'ubushake bwanyu, mwabyemeye ko mwaje hano ku bushake, ariko ibiza gukurikiraho
nyuma yo kurahirira imbere y'abanyarwanda n'imbere y'igihugu cy'u Rwanda ko mwiyemeje inshingano runaka zibategereje nk'abasezeranye, ntawemerewe kubisesa cyangwa se kubihindura uko yishakiye. Kuko ntekereza ko mwaje hano nyuma y'indi mihango igendanye n'umuco wa Kinyarwanda irimo gusaba umugeni kumwemererwa kumuha. Mwarasabye? Barasabye. Mwarakoye? Mwarakoye. Mujawayesu uko atavuga yarakowe cyangwa ntabwo yarakoka? Urabyemera? Ivangamutungo rusange, kuko ivangamutungo rusange ari byo wari utunze mbere yo gushyingirwa mugenzi wawe aho uruhare. Mu gihe noneho ku ivangamutungo w'umuhahano muhera kuri bya bindi wari ufite mbere yo gushyingirwa ugahitamo igice ujyana gusangiraho ubuzima ubushyashya utajyanye na mugenzi wawe, ntabwo bijyana byose. Bishoboka ko waba ugiye kongera gushyingirwa ariko buri wese akagumana gucunga no gukoresha uko bikwiriye umutungo we bwite. Aho ruzingiye no gukoresha umutungo we bwite mu nyungu z'urugo, ntawe ukoresha umutungo we kuko yahisemo ivanguramutungo risesuye ngo utagaguze yitwaje ko nyine ari bo bicunga ku giti cye. Mugenzi we babana yabonye ko atagaguze umutungo w'urugo cyangwa ucunga nabi, yemereye kugana inzira y'urukiko agasaba yuko ahindurwa amasezerano n'imicungire y'umutungo bari bafitanye kubw'impamvu yagaragariza urukiko ko mugenzi we abisesagura. Hanyuma nyuma y'ibyo byose rero nabamenyesha ko urupfu ari rwonyine rutandukanya abashakanye. Iyo umwe yitabye Imana, usigaye asigarana imicungire y'umutungo wose w'urugo, ariko wajya gushaka ugomba gutwara 1/2 cy'umutungo wari ufite. Hanyuma iyo atari urupfu rutandukanyije abasezeranye byemewe n'amategeko, hari izindi mpamvu zishobora gutuma abantu batandukana. Nagiye mpuzaho harimo kumara amezi 12 utabana n'uwo mwashakanye mutarabyumvikanyeho, harimo kumara amezi 28 cyangwa imyaka 2 utarajyana gutura aho wiyemeje gutura cyangwa se gutuza uwo mwasezeranye, harimo kwanga gutanga ibitunga urugo, harimo guhabwa igihano cy'icyaha gisebeje uwo mwashakanye yukoze ikosa wakavuga akabona ko iryo kosa rimusebeje, yatakambira ubutabera kugaragaza yuko atakifuza kubana n'uwarikoze. Harimo nanone ibitutsi bikabije guhoza ko mwashakanye, harimo guhoza ku nkeke uwo mwashakanye, nazo ni impamvu zatuma mugenzi wawe asaba ubutane. Ariko ntekereza ko abageni mwaherekeje kandi nabo ibyo bifuza ni ukubana, ntabwo bifuza ubutane. Nicyo natwe tubifuriza, ariko mberetse yuko biramutse bibaye ngombwa baca muri izo nzira. Gusezerana hano mu bushake, ariko kubihindura nta bushake burimo. Tekerezeho mu kanya nitubasaba kujya hariya mwe muzi ibyo mwiyemeje, za nshingano zose namwiyemeje kuzikurikiza. Hanyuma ikindi nabagiraho inama ni uko kugira ngo urugo murwubake rukomere, muzirinde amazimwe n'amabwire, kandi muzirinde kumena amabanga y'urugo rwanyu. Hari benshi bazashaka kubinjirira ngo bamenye icyo mwashingiye buri wese yemera kubana na mugenzi we, ntabwo byaba ari byiza. Ibyo ni ibanga ryawe kandi na mugenzi wawe ushoboka ko ari ibyo yagukundiye. Ibyo ni mwebwe mukwiye kuba mumenya igikwiriye mu rugo rwanyu. Kujya inama nanone, ikiganiro hagati y'abashakanye ni ngombwa, kandi ntabwo muri bumbaze ngo harya umugore n'umugabo tuganira ryari. Mwebwe muzi isaha ikwiriye n'igihe gikwiriye cyo kuganira iby'urugo rwanyu. None ntabwo muri bumbaze ngo gose ninde uzaterura ikiganiro mu rugo, ese ni Mujawayesu, ese ni Antoine, ubwo ni mwebwe. Ntabwo uyu munsi tuvuze ngo Antoine ubaye umutware w'urugo. Kera bajyaga bavuga iyo babashyingiraga ngo umugabo ni umutware w'urugo. Itegeko rigenga abantu n'umuryango ritanga amahirwe angana ku mugabo n'umugore. Tware urugo rwanyu bibe nibanga ryanyu. Ntimushake wenda umwe azajya ruyobora ku wa mbere undi ruyobore ku wa kabiri mu gibihe. Ibyo ni ibanga ryanyu, ni mwe muzi uko muzabigenza. Ariko ntawe uyu munsi tuvuze ngo ni umutware w'urugo atagira uzagenda abyitwaza akavuga ngo tunakingirwa ngo urabizi ko bavuze ko ari njyewe ngo chef. Ni Nyagahene nawe Genevieve akubereye umugore ko umufasha. Ubwo niba hano harimo abantu bize byo bafundi abafasha ubundi mu Faransa n'abayede, ntabwo ari umuyede rero ushinzwe kuba aguhereza aho ngaho ari igikoresho ukoresha.
nta nubwo kandi tubashyingiye mu mbwa afate mugenzi we nk'aho ari gereza ye. Ibyo rero bijyanirana no kuba buri wese agirira icyizere mugenzi mubanye rero mudafitanye icyizere ngo Antoine wizere Genevieve nawe akwizere ntabwo ubu mwabubaka mu rukomere. Turifuza rero kugira urugo rujya inama kandi rugisha inama ku ibendera ry'igihugu, noneho muhamye ko mwaje hano muje gusezerana murahiriye kubana nk'umugabo n'umugore, aho tubanza umusore agafata ku ibendera n'akaboko k'imoso akazamura k'indyo akarahira indahiro iteganyijwe arayibona hariya, hanyuma iyo abikoze neza tumuha amashyi, hanyuma iyo birangije umukobwa nawe akarahira akabaye umugore we naka, hanyuma nabyo bikora neza tukamuha amashyi, nyuma nanjye nkakira indahiro zanyu, ubwo mukamubaye umugabo n'umugore bikaba birujujwe. Kugira ngo rero niba mwumva ntacyo mubihinduraho, inzira mwatangiye ariyo mukomeje, mbasabe mwigire ku ibendera ry'igihugu mubirahirire. Njyewe Nyagahene Antoine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mujawayesu Genevieve umbera umugore, tukazabana uko tubyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Mujawayesu Genevieve maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Nyagahene Antoine umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Cyangwa ku ruhande aho mushaka muhana ibiganza by'iburyo nk'abaramukanya nk'abasuhuzanya, murasa nawe zamura gatoya nka santimetero 10 gusa twakira indahiro yanyu. Njyewe Habimana Felicien, umwanditsi w'irangamimerere wa Bweramana, maze kumva amasezerano ya Nyagahene Antoine na Mujawayesu Genevieve bagiranye imbere yanjye mu ruhame rw'abenegihugu, nshingiye kandi kuba Nyagahene Antoine na Mujawayesu Genevieve bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Abasore n'inkumi rero mwatuzaniye mu masaha atambutse, ubu ntimwongera kubita abasore cyangwa inkumi, umwe ni umugabo undi ni umugore. Nagira ngo rero nk'abantu bahinduye irangamimerere, buri wese yagira uko abyishimira, ariko nagira ngo mbasabe buri wese ashimire mugenzi we mubwire uti warakoze kwemera ko tubana, hanyuma baze batsinyire. Morning to night, my desire, my reason to live, darling. I have a malaika, 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 malaika. Njafitaka malaika, 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 malaika. Nzahorana nawe umutima wanjye urawufite, baby. Malaika. Good memories never die, darling. Oh.
bazakenera kwandikisha mu biro by'irangamimerere kugira ngo bashyikirize ibyemezo by'uko basezeranye, hanyuma igihe bizakenerwa bazabe babasha kubikoresha. Kandi baravuga ngo umugore ni umutima w'urugo, buriya rero tugiye kubishyikiriza Genevieve, azabikurikira neza, igihe uzabikenera azajya kubikurira. Hanyuma umuhango wari uduteranyirije hano ugeze ku musozo, kugira ngo musabe abageni bacu isare batubanze. Pastor P, respect man. Kutungana twese twateraniye hamwe, twabukereye twaribye umunsi mukuru, ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti, mega byiza wowe nishema ryinshi tugaragiye aba bombi, bemeye guhuza imiryango ibiri kabumwe, bahuje byose bwose kandi banavanze byose, mega byiza wowe mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye, mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itekana, mana uzabaye kurambana urukurutirwa, uzaba urubyaro rukuye, maze ubarinde ubukene, batuze mu ijuru rito, murasa n'abagenda gake gake umufate ukuboko yarayifata musa mana umugisha aba bombi biyemeje kububweye, mana ngwino utahe ibi birori nkuko watashe itekana. Muri akanya rero kugira ngo twakiriye muzehe Eraste, umusaza nawo turabakiriye, nabo tubakiriye tutanga amashyi. Twakiriye kandi umuryango w'abakozi ba kaminuza ya Gitwe muri rusange baje nabo Yerusalemu nshya, uwo musuraje umukwacura umugeni we, isuzume uzasangwe witeguye, uwo musuraje umukwacura umugeni we, isuzume uzasangwe witeguye, mugeni wa Kristo witeguye gusanganira umukiza agarutse, ntagisigaye uretse kuza kubategerejwe, abera tugataha iyo mu ijuru iwacu, uwo musuraje
cy'uru